Akoze cyane utuye ahantu heza. Muba ahantu heza cyane pe. Hari imbeho. Inanga y'ibyo mbonye kwamera. Aka gasego. Hari imbeho pe. Nanga y'ibyo mbakunja ko. Rero ndagushimira koze pe. Nakoze kwa byimikabije. Kugira ngo nyine tuganire. Twarashize igihe kinini tutahura. Arabizi ko warashatse. Ese byagenze bite kugira ngo wowe na Alex mutandukane? Rero iyo bikize ku ngingo umuntu ari kumbaza Alex banumva sinzi umutima wanjye banumva ukomeretse nanone. Mwakundanaga? Twarakundanaga na turabana biza akajyana n'uteza ngo kuki natabyara mukunoteza rero kandi ngiye nkajya mubwira ati ese wareka twajya kwa muganga akajya byanga akabica amazi. Ese yakuzizaga iki? Ngo ntabwo mbyara. Ari wowe utabyara? Yego. Cyangwa ari? Ni njye yabwiraga ngo simbyara. Ese mugeze mujya kwa muganga? Yahuye. Naramwinginze kenshi cyane bishoboka pe ngo tujye kwa muganga ariko yarananiye. Okay. Hakundi nyine ubwo ni wari uwe. Ngo wari uwanjye muri bake. Somo kumwe nande hano. Cyana wetu. Nyine kuva cyagiye wamwatira tu. Ese numva ibintu byo gukundana mbiritse. Turuka kiriya giye kugeza amagingo. Nyine ni nk'Imana yabikoze yari yizi ko nkigutegereje. Tenira kunzani. Reka kumana. Ari byiza. Ubu wakemera umuntu washatse. None se njye narabujijwe n'iki gushaka. Urabujijwe n'iki? Nari nzi yuko uzajya ukagaruka. Yesu nese warubizi. Narabisengeye. Urabisengeye? Narabisengeye. Ntabwo byoroshye. Ari akanyine. None se. Nyine bafite utuntu twinshi two kubaza. Kuko nyine iyo nkubonye impita hari nyine byinshi niba. Okay, wambaze nta kibazo ndahari. Nyine bakitangira itamo. Kamana ari mubaza. Taje. Ifite ikihe kibazo? Nyine ntabwo nagwishe nyine ko nyigukunda. Yesu we udatuma nishima pe ntabwo nahise ko ngewe nashaka urugo rukananira nkagira n'undi muntu wunda ku ruhande umwe ex wanjye akambwira ko nkunda abonye urugo ko runaniye pe ni ibintu bikomeye cyane. Twe ntabwo nkubwiye ko ngukunda kuko mbonye urugo rukunaniye imbere yaho narugukunda. Usiko mbibwira mama Teso atapfa kubyumva ngo gusa ubwo wakundwa ex we. Mwaye si umukobwa mwiza. Ese umukecuru ndashaje. Wina n'umuntu wamenye ko yenda uri. Okay, rero hari ikintu nyine cyatumye tuva mu muhanda akuzana hano. Ni gikise ndikumva afite n'ubwo. Yawe ugirwa ikintu gisanzwe. Ese uri bana? Yego ndi ibana. Nta kibazo wambaza. Uzi ikintu ndifuza se? Yego. Ndashaka ko twabana. Wowe? Yego ngiye. Peter? Yego. Ugakunda chance? Yego. No. Tukanabana. Ndikumva ari ibintu bigoranye cyane. Ndikumva uri kumbeshya, ndikumva umwuka kundi umuntu ateretse umuntu wenda ari kumurya akamubeshya kandi atamukunda. Afite icyo ashaka nayo ubona hari icyo nshaka. Reba imyaka ngezemo. Akari imyaka yo kubeshya beshya. Musugeje imyaka ingahe? Myinshi pe. Nawe ibyo twakundaniye Alex kagutwara. Ageze Amerika ugarutse. Rero ni imyaka muri umwana none. Mana yanjye urakoze cyane kuba wakongera ukankunda ukongera ukanshyira nyine mu cyiciro nk'uko wabaga wakize imbere tugikundana. Ntabwo ngo uracyari imbere. Mana cyane rwose. Urakoze cyane. Ahubwo se uriya mu mubana hari ikintu akubangamiraho? Nyine okay byansaba kugira ngo mbanze muganize mama Teso numve ndako
Yabinyemerera. Ngire ko ndikumbura ikumbeshya. Oya ntabwo ndimo ndakubeshya kandi ndatekereza yuko sigabanera n'isoni. Oya ugira isoni. Kugira n'ubwo ndi umuntu usanzwe. Ndikugira isoni. Oya ugira isoni. Okay. Ndatekereza na soma mukuru se. Ntabwo yakanga ko umwana we yashaka. Kandi none umubwira ko ntandukanye nawe umugabo rusanzwe ufite to. Yego. Cyane pe. Yego. Nzakubira umwana mwiza pe. Peter. Yego. Chance. Yego. Mukabana. Cyane. Tugashyingirana. Cyane pe. My God, ndikumva ibyo bintu ndikurota. Oya ntabwo ari inzozi ni ibintu bisanzwe. Okay. Turakoze cyane. Nataha noneho nkajya kugisha inama. Yewe wagenda umubwire ubwo urama igisubizo. Murakoze. Akurenze irembo. Nta kibazo. Murakoze. Ubwo rero nyine ngiye kuganiza